gusiramura cyangwa gukebwa. Gusiramura cyangwa gukebwa ni igikorwa cyo gukuraho agahu kaba gakikije kakanatwikira umutwe w'ubwambure bw'umugabo cyangwa umuhungu. Ubusanzwe aka gahu karavukanwa uretse gusa igihe byabaho ko umwana yaba yavukanye ibindi bibazo byo kubura bimwe mu bice by'umubiri. Gusiramura ni igikorwa kandi kimaze igihe kirekire gikorwa mu bihugu bitandukanye ku isi, by'umwihariko abantu benshi babifata nk'umuco gakondo w'Abayisilamu. Urugero, ukujyaho kuba byaba umuco wihariye mu idini ya Isilamu ndetse no muri Judaism. Mu gihugu cya Misiri amateka agaragaza ko babitangiye mu myaka irenga 4000 mbere y'ivuka rya Yesu. Igikorwa cyo gusiramura ni uburyo bumwe bugendanye n'isuku ikorwa ku mubiri w'igitsina gabo, by'umwihariko bikorwa ku myaka iyo ari yo yose. Umwana ashobora gusiramurwa mu cyumweru cya mbere avutse mu gihe byifujwe n'ababyeyi be, cyangwa kandi umuntu ashobora gusiramurwa ari mukuru mu gihe atari abizi akaza kumenya ko ari byiza. Reka dusobanukirwe akamaro ko gusiramura. Ibisubizo by'ubushakashatsi ku kwisiramuza byagaragaje ko bifite akamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi. Akamaro ka mbere ko kwisiramuza ku buzima bwacu bwa buri munsi ni uko byongera isuku y'igitsina cy'umugabo. Ubusanzwe kariya gahu gakikije ubwambure bw'umugabo niko kabika imyanda myinshi, yaba iva mu mubiri cyangwa iva hanze, kakaba kandi gashobora kuba indiri ya za mikorobe. Akamaro ka kabiri ko kwisiramuza ku buzima bwacu bwa buri munsi ni uko bigabanya ibyago byo kwandura cyangwa kwanduza agakoko gatera sida ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu bakoze imibonano idakingiye basiramuye ndetse n'abadasiramuye bwagaragaje ko kwisiramuza bigabanya ibyago byo kuba wakwandura sida ku rugero rungana na 60%. Akamaro ka gatatu ko kwisiramuza ku buzima bwacu bwa buri munsi ni uko bigabanya ibyago byo kwandura kanseri y'igitsina cy'umugabo ndetse na kanseri y'inkondo y'umura ku gitsina gore. Akamaro ka kane ko kwisiramuza ku buzima bwacu bwa buri munsi ni uko bigabanya ibyago byo kurwara indwara zifata urwungano rw'inkari. Reka dusobanukirwe uko gusiramura bikorwa. Gusiramura ni uburyo babaga agahu ko ku bwambure bw'umugabo. Ako gahu kaba gapfundikiye umutwe w'igitsina, iyo kavanyweho umutwe usigara hanze, nuko gusiramura bikaba birabaye. Ubusanzwe gusiramura bikorwa mu buryo bubiri, bityo ubwa mbere ni uburyo bwo kubaga. Kubaga nibwo buryo bumaze igihe kirekire bukoreshwa mu bitaro, aho umuganga akebagaho gatwikiriye ubwambure bw'umugabo cyangwa umuhungu yabanje gutera umurwayi ikinya kugira ngo atababara. Mu gusiramura habaho kuva kw'amaraso ariko atari menshi cyane, bityo nyuma yo gukuraho ako gahu bakomeza badoda bagasubiranya aho bamaze kubaga. Nyuma y'ibyo hakurikiraho kwita ku gikomere, hashyirwaho imiti ibuza mikorobe kuba zakwinjira mu gikomere, nuko bagapfuka igikomere bakoresheje udutambaro twabugenewe. Umurwayi kandi bamuha imiti agomba gufata mu gihe gito kugira ngo imugabanyirize uburibwe ndetse n'indi miti ituma igikomere kitabyimba. Umurwayi akomeza gukurikiranirwa hafi, yaba mu rugo ndetse no gusubira ku ivuriro, akajya ajya guhinduza bya bipfuko kandi akanongera isuku y'umubiri we. Iyo isuku iramutse ibaye nkeya, byongerera umurwayi ibyago byo kwandura zimwe mu ndwara zirimo tetanus, ariko iyo yiyitayeho igikomere kiba kimaze gukira neza nyuma y'iminsi 10 gusa. Ubusanzwe gusiramura bikorwa mu buryo bubiri, bityo bwa kabiri ni uburyo bw'impeta prepex.
ubu buryo bwa kabiri bwaje bwunganira ubwa mbere bwo kubagwa, by'umwihariko ni uburyo buri gukoreshwa cyane muri iyi minsi kuko bwo buroroshye gukoreshwa kandi burahendutse. Mu gukoresha ubu buryo hifashishwa udupira tubiri twa plastique dufite ishusho y'impeta. Utwo dupira twambikwa umutwe w'ubwambure ku buryo dukanda kagahu tugahagarika amaraso abatemberamo, nuko bigatuma kagahu kuma. Nyuma y'iminsi 7 umurwayi ajya kwa muganga, kagahu bakagakata na za mpeta bakazikuramo. Nyuma y'ibyo bakahapfuka ndetse agahabwa imiti ituma atabyimbirwa, nuko nyuma y'iminsi mike igikomere nawe kiba kimaze gukira. Ibyiza byo gusiramura hakoreshejwe uburyo bwa kabiri bw'impeta Preplex nuko budasaba ibikoresho bihambaye. Ibyiza byo gusiramura hakoreshejwe uburyo bwa kabiri bw'impeta Preplex nuko budasaba gukoresha ikinya dore ko kinahenda. Ibyiza byo gusiramura hakoreshejwe uburyo bwa kabiri bw'impeta Preplex nuko budasaba ubumenyi buhambaye. Ibyiza byo gusiramura hakoreshejwe uburyo bwa kabiri bw'impeta Preplex nuko gukira byihuta cyane. Ibyiza byo gusiramura hakoreshejwe uburyo bwa kabiri bw'impeta Preplex nuko abaganga badatakaza umwanya munini. Ibyiza byo gusiramura hakoreshejwe uburyo bwa kabiri bw'impeta Preplex nuko bidasaba kubaga cyangwa kudoda. Ibyiza byo gusiramura hakoreshejwe uburyo bwa kabiri bwitwa Preplex nuko bituma serivisi itangwa ku mubare mwinshi w'abarwayi. Reka dusobanukirwe uko bigenda nyuma y'igikorwa cyo gusiramura. Umuntu wisiramuje ntiyemerewe gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'iminsi 42, ni ukuvuga ibyumweru 6 nyuma yo kwisiramuza. Impamvu nuko iki gihe umubiri w'umurwayi ntuba wagasubiranye neza, ku buryo iyo hakozwe imibonano mpuzabitsina haba hari ibyago byo kwandura vuba indwara nyinshi zirimo agakoko gatera sida. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ariyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.